cyaje kugera nihuse rero avuye aho ngaho tumuzana inemba batubwira ko badafite radio ipima mu mutwe no mu gatuza, bamwohereza i Musanze tugezeyo ahangaha ni ikibazo. Bapimye amaguru hepfo basanga ukuguru kumwe amagufa yombi yacitse. Bagarukiye aho nta kindi kirenze icyo bakoze. Bambwira ko banditse transfer ijya aho bazamufasha, kuko handi twavugaga bumvaga ngo bidakunda Faisal. Ndavuga nti ubwo bimeze uko mukaba mubona bisa naho byoroshye, reka njye kuruka gato ndebe ko umunsi w'ejo nzabasha guhangana nawo. Birangiye umwana baza kumushyira kumwongerera umwuka, baza gufata ibyuma bimwongerera gutera k'umutima. Abari basigaye bampamagaye ndihuta, nshaka umuganga ndamubura. Muhamagaye mbwiye abantu nasi ngo bamuhamagare, batitwa ntitwamuhamagara, mwihamagarire. Ariko muratinya guhamagara umuganga, arizo nshingano ze, umuntu ari gupfa mureba. Nimumpe telefone ze, barazimpa ndamuhamagara. Dufata umwanya wo kudisikasinga aho ngaho, dufata umwanya muremure atumva. Aho aziye mbanza gusa naho ntangira ibisobanuro, ntijya kumureba ariko mbere y'ibindi. Amugeze hasanga ibintu bikomeye, ahamagara undi washobora kumufasha kumujyana i Kigali. Uwo yahamagaye nawe aramwangira, Igihe kigeze araza, ariko ahagiwe nawe wasiwe nimuntware gakeya, aho iwanyu ndacumbitse. Mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka, wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo. Nzakwamburwa yewe wa mubiri we, nawe wasiwe ndabizi nawe uzakira. Iwacu mu ijuru sinzongera kubabara, yewe wasiwe ijuru ntabwo uzibukwa. Kwa munane uyu mwaka amashuri abanza yayigiye ku ishuri ribanza ry'abagatulika rya Rega, icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye akigira ku ishuri rya Mutura, asoreza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu ishuri ry'ubumenyi rya Musanze. Icyiciro cya mbere cy'amashuri ya kaminuza ndetse n'icya kabiri yabyize muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi, icyo kera bitaga Isayi Busogo. Hanyuma anakomereza muri Kaminuza y'u Rwanda icyiciro cya masters gihanitse, ndetse yari yaranatangiye no kwiga ashaka impamyabumenyi ihanitse muri iri shuri. N'ubundi avukana n'umwana wa 8 mu bana 11. Guhera ku itariki mu kwezi kwa gatanu mu 2023 Marite yahisemo umurimo cyangwa se umwuga mwiza wo kubakira abandi ubumenyi, aho yari umwarimu muri kaminuza y'ikoranabuhanga n'ubugeni ya Byumba UTAP, mu ishami ry'ubuhinzi n'ibidukikije. Akaba yibandaga cyane
mu bumenyi ku butaka kuko ni kaminuza y'ubuhinzi ndetse ikanarengera n'ibidukikije, akongeraho ibiti bivangwa n'imyaka. Murabizi ko bijyana ubutaka ndetse nibwo duhingaho, hanyuma bukwiriye kugira n'ibiti bibufata mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. Mu by'ukuri bavandimwe inshuti, ngayo amateka make mvuze, kuko n'abandi bari buze kongeraho ayandi yaranze umuvandimwe wacu, inshuti, umurezi wacu Enjeniyeri Martin. Imana ikomeze kudukomeza kandi duhe ibyiringiro byo kuzahura nawe mu gitondo cy'umuzuko. Murakoze Dr. Byiringiro ku mateka ya Martin nk'uko muyumvise. Uyu mwanya ni umwanya w'ubuhamya. Umubyeyi wa Martin yavuze ko ashobora kwihangana akaza imbere. Reka sabe kugira ngo bamufashe agakoni yigire hafi agire icyo avuga kuri Martin. Ntabwo byoroshye, namwe murabyumva. Nagerageje kumubaza ngo musangishe hariya, arambwira ngo araza hano arihangana. Nabimusabye ariko yabinyangiye, yambwiye ko yihangana. Uyu uyu ni umubyeyi wa Martin. uriya mwana wamubyaye ndamwigisha. uriya mwana ntabwo yigeze ambera nabi mu mashuri, uko namukizemo niko yakurikiranye yige nangwa ngo abe ikigwana mu ishuri. namwigishije rero namufatanije n'uyu mubyeyi. Uyu aho nari ngejeje, uyu nguyu arahatumbura. uko aratumbura rero afatanye n'uyu mwene nyina. ubwo nanjye ni kubashima kandi mubashimira. ikindi nugomba kongeraho ni ugushima namwe muri umuryango utabaye muri iki gikorwa. ubundi amakorwa ya Martin Nizeyimana nayo yambereye umwana mubi, asigaye Imana izamugeza mu ijuru. Pastor Ngerero agiye kuvuga nka mukuru wa Martin ariko kandi uhagarariye bene nyina. Reka nawe tumusabe kwihangana muri uyu mwanya utoroshe. Murakoze. Nk'uko papa abivuze, mbere ya byose ndashima Imana, kuko Imana ifite ibyiza yadukoreye tudakwiriye kwirengagiza bitewe n'iri sanganya duhuye naryo. Ikindi ndabashima namwe, mwakoze
hafi. Muraha hari abandi bakiri mu mayira aho yakoraga, haje bisi zigera muri 3